igitekerezo cyaje gute? sha ntago biba byoroshye wabo hano habamo amabuye mani hano habamo amabuye rero abantu baragutera amabuye noneho komantere zonyine mugabo kuki mutankunda mani munyangira iki nagize ntituganira ngiye nshobora no kwitambukira hano bakavuga ngo dore uko kibyibushye ngo dore uko gisa ariko abantu bavuga uko gisetse ngo dore uko kivuga urumva n'ubundi rero uretse kuba utanabimenye ko babivuga. Yes, my name is Obovis Kozganish. Ndagushimiye cyane we wakoze subscribe hano kuri Marita TV show. Naho turayikora gerageza gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Imbuga zacu zose ni Marita TV show. Marita umeze neza? Meze neza cyane. Ewana kuri kamera murasa neza. Murakoze. Ewana tubora twiza cyane wisize. Ego. Ariko bani yakije ndi kwaka cyane murasa neza cyane. Niko bimeze. Ukagofero akashanete mwijosi duhina dukoze 8 tumeze sha urasotora urakoze wabo. Yes nandi gushimira abantu bakoze subscribe kuri Marita TV show. Ndi no kubabwira abatarayikoze ko bayikora kugira ngo bajye babasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Sha ni mudukunde ni mu nkunde n'ukuri. Ikintu ushobora kubanza gusaba bwa mbere na mbere tutatangira ikiganiro cyacu ushobora gutangira uhita usaba abafana ba Marita TV show ni iki? Abafana bamaze gukora subscribe no kureba ibiganiro kandi bakajya bitabira bagashyiramo na komanteri bagatanga ibitekerezo hanyuma batarakora subscribe sha mwankunze mwamaye dusabu koko naje nkumva uko Yesu agira neza. Ukoresha TikTok? Yes, nkoresha TikTok. TikTok yitwa ngo iki? Ni Marita TV n'ubundi. Marita TV. Facebook? Facebook ni Mukeshimana Marita. Ako nayo iraza guhinduka Marita TV turaza kubihindura nakoresha na Instagram ntago ndayishyiraho ibintu byinshi ariko irahari. Irahari. Instagram? Yego. Abantu ubwo bagufollowing kuri Instagram bagiye kuri Facebook bagufollowing kuri YouTube no kuri YouTube ba subscribing no kuri TikTok ba following. Ya tuguhagaritse rero gutya uri wibereye mu rugendo rwawe ntabwo tukwicaye akazi. Oya nyine ntago munyiciye akazi nkunda kamera. Kamera ndayemera nyine nyibona nshaka n'ibiri kuhabera areba aho bibera. Ya rero ikintu nshaka ko tuganiraho nk'umuntu iyo tubonye gutya ari mu modoka agenda cyangwa se twamubona ahandi hantu ari gutambuka tuba tubona nyine ari neza ameze neza cyane hako nyamara imbere muri we aba afite byinshi ahishe bitandukanye n'ibyo twe tubona. Hari ukuntu usanga umuntu agaragara neza cyane habyibushye nta kibazo afite ariko imbere muri we yifitiye ikintu atajya yibagirwa. Baba cantege babantu bakora buri kimwe cyose nyine kugira ngo akunde asubire hasi akaba wabirengaho agakomeza kugira iki gukora. None wowe inyuma hawe tubona ari neza imbere hawe ho hameze hate? Imbere imbere se burara nyine reka mvuge muri rusange ndaza kwivugaho ariko buriya urakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza uti iyo tubonye umuntu agenda mu modoka ubona yaragezeyo ubona ibibazo byarakemutse akiyo navuga ko ari imyumvire iri hasi. Imyumvire iri hasi umuntu ugenda mu modoka ntago ari uko aba yarashubijwe buri modoka ni nkuko nawe wagura n'umwambaro ni nkuko ni igikoresho. Hari abantu batunze televiziyo abandi ntayo bafite abandi bafite firigo abandi ntayo bagira ni nkuko ujya kugura igikoresho ku isoko ukakigira ariko ntago kiba imodoka ntago imenenga ubukire ntago ari ubukire rwose ni igikoresho cyo kwifashisha mu rugendo ngo ubashe kugera ahantu ugiye ariko ntago ivuga ubukire. Rero hari abantu babona umuntu atunze imodoka abantu bagahita bati buriya yagezeyo. Nta muntu utanatunga imodoka agenda nkangurana n'abantu nkamwe abajene mama mukwiye kuba buri wese yumva ko agomba kugira permis nkuko agira indangamuntu. Ya kuko ushobora no kugera ku nzira nubwo udatunze imodoka ariko ugasanga hari umuntu imodoka yakwamiyeho ukaba wagira gute
wamufasha kuri perimi yawe ukamugeza ahagiye noneho yarwaye ntabasha kwitwara rero ibigo umuntu wese muri iki gihugu cy'u Rwanda icyo nabakangurira yakabaye afite perimi igendana n'indangamuntu nk'uko umunyarwanda umaze kugira imyaka 16 agira indangamuntu mwakabaye mugira na perimi bivuze iki rero ntago kugira perimi no kugira imodoka bivuze ko ari ubukire uba wageze ahubwo ni igikoresho ugomba gutunga nk'uko dutunga indangamuntu ubwo rero icyo ngicyo nicyo naringiye kuvuga umuntu w'imbere ushobora kuba umuntu w'imbere wenda afite ibibazo ariko umuntu w'inyuma isura ubona ukabona nta bibazo ifite ako bira inyuma ntago hamininga imbere nyine ubundi ukuntu ibintu bimeze ntago ari ngombwa ngo umuntu yirwa agenda avuze induru ndapfuye ndarimbutse ndarangiye ugomba kwihagaraho ugakaraba ukitunganya ukambara akantu keza gasukuye kugira ngo nyine uhishe ibyo bintu by'imbere kuko nubundi gukemuka kwisiga ivu kwica ukasa nabi ntago ari cyo gikemura ibibazo ahubwo hari n'uburyo ushobora gusa neza umuntu akanabona icyizere yakugira akaguha n'akazi akavuga ati umuntu ni umunyesuku ndamuha akazi ntabwo rero ko umuntu asa neza abyibushye biba bivuga yuko wenda akize wapi hari n'igihe usanga ataha mu kantu k'akageto yiberamo ariko ko yiha amahoro akitunganya akiyitaho ugasanga uri kumwitiranya ko ari umukire kandi nta kintu ariho ku ruhande rwawe rero niho dushaka kumva yego ku ruhande rwawe bimeze bite gutyo nyine inyuma twebwe gutya ndi kubona nta kibazo ufite mba nshima Imana wabo nyine ibibazo ntago nabibura ndabifite na byinshi ariko nyine kuko nubundi kugaragaza inyuma ko mfite ibibazo ntago ari bwo biri bukemuke njyemba nigendera nk'umuntu ubayeho neza hanyuma nkavugana n'Imana yanjye nkayibwira nti Imana ubireba ko ibibazo bihari ubwo izanyuramo ikamukoresha hari icyo azakemura niba cyangwa nayo ishobora gutanga umugisha igatanga nako kazi ikibazo nayo ifite kigakemuka ariko ntago nakubwira ngo ndi umukire ariko nta nubwo nagaye Imana oya ntago ndi umukire icyo cyo nagitsindagira kuko nta mpamvu yo kuba icyo ntari cyo ngewe buriya ngewe mbabwira mujye munamenya nimba umukire muzabimenya nabyo bizamenyekana siri purase uko icyubahiro cy'Uwiteka ngomba guhita nkizamurira nkavuga nti nagezeyo ngewe nakize nkashaka nabo ngiye gufasha muri ubwo bukire bwanjye kuko nicyo numva nshobora kwitura Imana ngewe ntago nabaho ntari kugira igikorwa cyiza nkorera Imana kugira ngo byibuze nanjye nyereke icyo imaze urumva buriya tuba turi hano ku isi ku mugambi w'Imana iyo rero utari gukora ikintu cy'Imana ngo uri gukorera Imana niyo kaba akantu gatoya umenye yuko utari gusohoza umugambi w'Imana uba ugomba rero kugira ikintu gitoya mu buryo bwawe ukorera Imana njye ninkira muzabimenya my friend buriya hari aho umuntu ava hari n'aho aba ashaka kugera ahantu uba uporopoza kugera kuri wowe ejo hawe uba wumva hameze hate ejo hanjye rero mba mpashushanya ari hanini cyane mba numva ngomba kugira inyubako nziza ama etage nk'uko abandi bayafite ko ngewe sinjya nibona nyine rega nanjye ndi umuntu kandi abo nabo bayagize ni abantu ntago rero nge nibona ahantu haciriritse ejo hanjye mpabona ari ahantu hanini mfite ikintu cy'ikigo kinini gishobora gufasha abantu swate nshobora gufungura ikigo cy'ishuri mba numva mfite projet zinini ku buryo nzaba mfite ibintu nyobeye binini kandi mfite n'amanyubako afitiye umumaro abantu benshi naho nibona niyo ntagerayo vuba future ndi gutegura n'abana banjye niba baba bari mu mashuri baba bari kwiga mba numva anytime tugomba kubigeraho nge n'umuryango wanjye n'abana cyane tugaruke ku buzima bwa bino bintu bwa entertainment ibi bintu kumva nk'umuntu ukaba ati ibi bintu nanjye nabishobora igitekerezo cyaje gute ntago biba byoroshye wabo hano habamo amabuye mani
hano habamo amabuye rero abantu baragutera amabuye noneho komantere zonyine umuntu ashobora kwandika komantere imwe wakoze ikiganiro ugahita usiba bya bintu byose comment yabera gucina intege yari imeze gute? Okay, nyine ikiganiro cya mbere nakoze nagikoreye kwa Sabe ku Isimbi TV. Nyine hazamo amakomantere ya danje n'umuntu ashaka kukubwira ikintu ukumva nyine uravuze utu najyaga gukora iki hariya hantu, ariko uko ugenda ubundi none se ubundi iyo tutaje nano kuri social media ntibatuganira cyane, baratuganira ngiye nshobora no kwitambukira hano bakavuga ngo dore uko kibyibushye, ngo dore uko gisa, ariko abantu bavuga uko gisetse, ngo dore uko kivuga. Urumva n'ubundi rero uretse kuba utanabimenye ko babivuga baba bakuvuga. Nge rero urumva nahise mvuganira okay, mbonye bwa mbere nahise komantere nyinshi zabaye nziza, bituma ngira kamara ashaka mujye mubwira abantu neza muci intege mana najye mutubabarira, ariko ubundi nk'ibyo bintu babizana kuri social media kubera iki urumva. Ariko ngize amahirwe mbona benshi bamvugishije utuntu twiza, numva ndishimye mita nkomerezaho, ndavuga nti burya social media irashoboka, kuko nubwo haba bibi haba n'ibintu byiza. Ushobora kuhahura n'inshuti y'umumaro ikakugira umumaro, ushobora kuba udafite akazi ukahura n'umuntu akakwihera akazi, uko umenyekana ni nako ugenda ubona amafeva menshi. Social media ni nziza, ni nziza pe, sinkubeshya. Izo komantere ntizibura, ayo mabuye ntabura, ababona ko ngo waje ngo kwibonekeza ngo kwigaragaza baratuvuga, ariko noneho ibyiza tuhakura nibyo byinshi. Wibonera inshuti kandi nizo tuba dukeneye. Abantu bo muri quartier baratudesobye mani, batuzanaho amatiku ngo turaturanye, ngo amazi ngo yatemye, ngo agani wabo, ariko ugahita wikubitana n'umuntu mudafite icyo muhuriyeho kibatandukanya, mukihuza mukaba abantu b'inshuti. Rero social media umuntu ayikuramo inshuti nyinshi. Noneho ngewe ndi no kwinjira mu ruganda rw'amafilme, nabaye umukinnyi wa filme kandi ndabasha ndamenagura ndabasha, ndi gukina filme, ndi kubona inshuti nyinshi cyane kandi biranezeza. Ngiye numva narungutse cyane kuza kuri social media. Njya kuhaza nari ndi mu mwijima, ariko ubu mba mbona nyine nabona n'umuntu nerefona nkamubaza amakuru nawe akansuhuza. Ni ibintu byiza cyane. Nkuko nabikubwiye sindagera iyo ngomba kugera, ndi kurwana, ariko nirwo rugendo. Ntago narambirwa. Urumva ko byose nyine kubera entertainment uba ubasha kugenda umenyana n'abantu. Habamo inyungu mani, habamo inyungu, habamo n'amabuye nyine, ariko urabireka ukabyihangana ukabirenza ingoyi ukamera nk'utabibonye. Yego. Ni abantu, hari abantu baba baca intege no mu buzima busanzwe, sinorega muri entertainment gusa, no mu buzima busanzwe buriya iyo ugiye gutangira ikintu kizakubwira ko ikintu kizaba successful, abacantege baba benshi. Ushobora gutekereza kubaka inzu nkiriya umuntu akakwereka uburyo itazuzura, amafaranga yakajya akayaparitaja ku buryo aguca intege ngo utayizamura. Rero ni ibintu bibaho iyo ushaka kugira icyo ukora wowe, ubaho ubuzima bwawe bwa nyabwo bwawe bwite. Simvuze ko utakumva inama, ariko ubundi akenshi hari ibyemezo uba ugomba gufata byawe bitarimo abantu, byazana feeling ukavuga uti ibi ngibi ni ngewe biturutse, byanaba successful kamenya ko ari umusaruro w'ibyemezo byawe wafashe. Ntabwo umenya uri we wanyawe ukavuga uti hari ibyemezo nagiye nifatira mu buzima bimbyarira umusaruro, burandi umuntu w'umugabo. Naho rero iyo ugiye kugendera ku bantu uhora ufite ubwoba, abantu bafite ubwoba muri ibi bihe, sinzi impamvu. Gutrayinga ntago bikipfa koroha, abantu bona gukora gutrayinga ari ikibazo. Ariko reka mbabwire bacuti banjye, abantu bakurikira Marita TV show, ntugacibwe intege n'abantu, jya utrayinga ufata icyemezo uvuga uti ibi bintu ngewe mbikoze nkanjye Marita, kandi ndizera ko bizagira umusaruro. Ubiha imbaraga, biguca intege ubirebere kure, wikomereze. Icyo nzi cyo buhoro buhoro nirwo rugendo,
urashyira ukagera ku ntsinzi. Gusa batangiye bose batangiye bafite ibintu by'ibibazo mu nzira ariko bagezeyo. Natwe byanga bikunda uko bizagenda kose tuzagera tugihumeka. Ikibazo ni urupfu gusa. Ariko mu gihe nta rupfu umuntu abazagerayo. Ni iyihe nama ushaka kugira nk'umuntu uri gutekereza kuza muri bino bintu bya entertainment? Njye namubwira ngo welcome. Gusa nyine sha muri entertainment yabamo n'abasikama bahita bashaka kukurya bakwereka bino bintu bisaba kwigendera buhoro kandi ugatangira zero. Ngiyo hari n'abantu batangira ngo guracano ngo ifite abasabu nta babaho ni ibintu bipfuye, ahubwo yego ngo hari n'abagurisha amacano mazima, ariko ngiye njya gutanya yavuze nti ndahera ku musabu wa mbere nzagere ku bihumbi mvuga ngo ni umusaruro w'icyo nabahaye cyazanye umusabu. Yego. Ni urukundo yahunze arabati nkoze subscribe. Icyo gihe niba ubu none hafite abasabu bageze hafi muri 220. Bivuze ngo ngewe ubwo abantu nyine nabakunzi banje. Wazamenya se ko ufite abakunzi gute wabaguze? Abo ni babandi bagukunda bankunda bamera icyo nkora avuga ati uyu muntu ureka mwiterera inkunga shyireho ka subscribe shamongere monere inkunga koko kibutankunda mari. Munyangire iki nagize. Yeah. Nk'abantu batatu waba ubona bafite izina uvuga ati izina ewana ndakubona izina bagezeho rishaka ko bari bagaburira hano mu Rwanda mu bijyanye na entertainment? Ni benshi uvuze batatu ba mbere kuri bo ba mbere mbona ko ari icyitegererezo. Sinatinya guhera kuri Sabe Murungi Sabe kubera ko ngewe burandazirikana Sabe niho nahereye nyine ikiganiro mfata mikoro ndavuga numva ntangiye gutinyuka nyine kamera nari ntarabijyamo rwose numva mfite nakoba, ariko Sabe kandi turetse n'ibyo sinjye umuzi ngenyine Sabe afasha abantu benshi bikamuha umusaruro kandi nawe akagira abandi umumaro. Njye nabyo nkunda bashaka ibintu bigaburira abantu benshi. Sabe Murungi ni icyitegererezo. Wa kabiri uba muri social media nubwo ataba kuntuza ariko burya nawe asa nk'uzikoresha Mutesi Jolly ni n'umudamu nako n'umukobwa. Buriya rero ngewe ni Roromodo wanjye kubera ukuntu Mutesi Jolly ari umukobwa w'intwari uterwa amabuye ariko bikanga akavansa we cyareba nuko avansa mute nukuri ngukurira ingofero buri munsi. Uriya mukobwa aravansa ntago wari wabona mu matiku wowe naza gusubiza abantu bamuteye amabuye hari na rimwe abari kwavansa ahubwo akerekana igikorwa. Nicyo mukundira rero ni Roromodo wanjye. Noneho undi nkunda ubwo nawe ni umudamu baza kuvuga ngo nikunze nkunda Anita Pendo. Anita Pendo urawe arashoboye. Anita Pendo ni single mother like me. Yes. Arwana intambara y'umuryango we kandi atitaye ku kindi kintu cyose. None yageze ku murimo bibindi uriya mugore shaya. Anita Pendo uruzi ko muzi muri za Primus Guma Guma kera kiri umwana tukiri bato. Imbaraga nako n'ubu. Genda umva nabonaga Kimironko yaje ku modoka arimo abyina ku modoka. Anita ni umukozi abantu bose dukwiriye kwigiraho. Anita wowe nyumva uzananumire ikiganiro. Anita ni umuntu mwiza ni Roromodo wanjye nawe. Hari n'ahantu tuherutse guhurira muri filme, hari filme yakinnye murange ndimo. Ni umuntu mwiza kandi w'umuhanga ufite ubwenge ukorera umuryango we. Single mother nyine iyo mbonye single mother yahagurutse ngewe ndabikunda cyane iri ku murimo irwana no kugira ngo abana bazagera ahantu hashoboka kure heza. Nicyo kintu kinezeza. Yego. Barumbaje batatu ubwo nyine navuga benshi ariko reka nsubize ikibazo cyane. Akandi kabazo nshaka kukubaza. Ninde muntu hano muri kino gihugu cy'u Rwanda wumva wagaragara mwicaranye kuri kamera yawe ikiganiro kiri bujye kuri YouTube channel yawe uvuga ati uyu muntu nibura ndamutse nicaranye nawe kuri channel yanjye nubwo nahita ngira iki nubwo nyine ni wa muntu w'inzozi zavuga ati uyu muntu rwose mbona ariko jya nifuza ibintu bitazashoboka. Oya amarangamutima yawe reka nyasoze nyine ngewe ku rwego rwanjye urumva akundwa n'abantu benshi nta n'umuntu utamwifuza. Ngewe nkunda His Excellency Paul Kagame nkakunda First Lady. Wari uri kutubwira ko ikiganiro nibura His Excellency ari we muntu
ngo ubona mwakorana ikiganiro aba ati ngeze ku nzozi zanjye na fast rede sha noneho hari aho hashye ariko buri uko ndi kugenda nigira imbere nshobora wenda kuzagira ubuntu bwo kumukora mu kiganza reka buriya ni umwami Imana buriya ni ukuvuga ngo wakoze muri biriya biganza ni umugisha cyane umugisha uba wakiriye buriya uzi ko hari n'igihe tumurota iyo urose his excellence wenda uri nko mu nama rimwe umugisha uraza ni ukuri ya urumva uwo niwe muntu ushaka kwicara nawe kuri kamera ukaba ati inzozi zanjye nahangaha none niyo itaba kamera wenda nkamusuhuza cyangwa nkajya mu biro bye tukaganira gutya live kuko his excellence ntabwo ari ku rwego rwo kuza kwicara kuri kamera yanjye wenda nk'ikintu nibaza ariko njyewe ngiye nk'ubuntu bwo kujya mu biro bye tugahura nkamuvugisha nkamuganiriza aho ngaho hashya naza nabatwitse wese ndi kuvuga urabwira ibyiza nahuye nabyo kandi umva sinzi naho mu bitekerezo hahita haguka ikintu nibaza uramutse ubaye umugezeho no kuvuga bigahita byanga oya ntabwo byakanga afite ibintu byinshi byo kumubwira umbwira nk'ikibazo wenda ibibazo bitatu wumva wamubaza ufitiye amashyushyu ibibazo bitatu namubaza his excellence burase namubaza cyangwa namushimira numva namushimira kubera ko mu by'ukuri hari uburyo ubura ukuntu ushimira umuntu ariko wamugeza imbere ni ugushima gusa buriya his excellence afite ibintu byinshi byo gushima wavuga bukira bugacya ukagera ntabwo wasoza ariko njye namushimira kuko buriya kuba tunahumeka akakuka uriya musaza rero afite ibintu byinshi njye nta n'ibibazo byinshi byo kumubaza kuko nta cyane mba natakoze n'ibyo atarakora ngo byuzure bifite intumbero yo gukorwa ahubwo wenda njye namuha ibyifuzo kuko ntabwo nagera imbere y'umwami njye nakubwiye ngo iyo ugeze imbere y'umwami ubundi akagutunga inkoni uba wakize urumva njye ni ukugera imbere y'umwami wabwaye ntunga inkoni nyoroza nanjye norore kuko nyine ndisingo madame mfite utwana dukeneye kubaho nyine njye najyana ibyifuzo ntabwo nazana ibibazo his excellence ni ugushimirwa ibihe byose urumva iyo ngize amahirwe nkamera nka Esther muri Bibiliya nkatunga inkoni yo kwegera umwami urumva naba nashubijwe ubwoko bwanjye bwaba burokotse kuko buriya muri Bibiliya Esther atunzwe inkoni yagiye kuvugira ubwoko bwe bwendaga kwicwa aburarokoka umwami atanga itegeko nanjye rero ndokotse mani naba nzutse ibintu bitatu tunasoza ushobora kuvuga kuri mudo wawe Mutesi Jolly ushobora kuba wamusaba ni ibihe kano kanya tunasoza ikiganiro cyacu Mutesi Jolly kereka amaye byibuze umwanya wo kuzahura nawe kuko ndamukunda Mutesi Jolly ndamukunda ngize ubuntu bwo kuzahura na Mutesi Jolly namukuraho n'ibitekerezo byiza kandi nawe usanga ari umuntu woroshye wo kuba atagira icyo akumarira mu bitekerezo yewe no mu buryo bufatika reba tujye twemera ko abantu baturenze dukeneye abantu kandi ibintu ni abantu ngewe ngira ubuntu bwo guhura na Mutesi Jolly namuha congratulation namuha courage namubwira ko ari role model wanjye kandi n'abandi bantu benshi bamwigiraho uburyo ayitwara n'uburyo afokasinga akikorera utuntu twe atuje nta matika agira ikindi nyine nanjye namusaba ibitekerezo no kugira icyo yafasha nkagera kure urakoze cyane Marita kuba wari wemeye kuduha umwanya wawe tukaganira urakoze cyane wabo hari ikintu wumva ushaka kuvuga dusoza ni ukubwira abasingwa amadabura nkunda kubavugaho cyane kubaha courage bakomeze barerere igihugu aho bari hose ku isi bakomeze bazamura imiryango yabo